Amahoro y'Imana nabane nawe wowe udahwema kubana natwe kuri General Knowledge Entertainment umunsi ku munsi. Ndagushimira cyane kuko wagize uruhare rwo kuba turi aho turi ubu ngubu. Nawe ukiri mushya kandi nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bacu bo kuri General Knowledge Entertainment. Aha rero tugaruka ku makuru atandukanye yiganjemo agaruka ku ikoranabuhanga, politike ndetse n'ubuzima. Ubu rero muri aka kanya nje kukugezaho inkuru yihuta cyane imaze gutangazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho hari bamwe mu bayobozi bari abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere bamaze gutabwa muri yombi, cyangwa se uru rwego ruvuga ko rwataye muri yombi. Hakabamo n'undi umuyobozi nawe uri muri urwo rwego ariko utari umunyamabanga nshingwabikorwa, ariko uri hafi ye cyane kuko aba ari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere. Uti bimeze bite rero? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutangaza ko rwataye muri yombi Bwana Mbyenga Atanazi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, ariko uyu n'ubundi akaba yaraje mu karere ka Rusizi avuye mu karere ka Nyamasheke, aho n'ubundi yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako karere. Suyu gusa kuko hari na Rutikanga Joseph wari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke, ndetse na Nsabimana Spirie wari umunyamabanga nshingwabikorwa mu karere ka Kirehe. Aba babiri twabanje nabo mu ntara y'Iburengerazuba, undi uyu wo mu karere ka Kirehe Nsabimana Spirie we no mu ntara y'Iburasirazuba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko aba bayobozi bose bakurikiranweho icyaha cyo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko aba bafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rikorwa ku mitangire y'amasoko ya leta mu turere dutandukanye, kandi n'ubu iryo perereza rikaba rigikomeje. Gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko bifatwa nk'icyaha iyo umuntu ahishurira upiganwa amakuru ajyanye n'imiterere ya tekinike y'iryo soko mbere y'igihe cy'itangazwa ryaryo, uwanga gutanga nta mpamvu igitabo cyerekana uburyo ipiganwa rikorwa n'izindi nyandiko z'inyongera zacyo, cyangwa utanga ikitari cyo cyangwa se icyo yahinduye, n'ubogamisha akanama gakora isesengura ry'inyandiko z'ipiganwa kagashingira ku ngingo zitateganijwe mu gitabo gikubiyemo amabwiriza agenga iryo piganwa. Ibi byongeraho gukoresha impamvu idateganijwe mu gitabo cyerekana uburyo ipiganwa rikorwa, agatanga isoko, ucamo isoko ibice agamije guca ku ruhande ibiteganywa n'itegeko rigenga amasoko ya leta, uha cyangwa se utanga umwanzuro wo guha isoko sosiyete idafite ubuzima gatozi, uha cyangwa se utanga umwanzuro wo guha isoko uwahejwe mu masoko ya leta, ugira uruhare mu buryo butaziguye cyangwa se ubuziguye mu itangwa ry'isoko mu gihe hari igongana ry'inyungu mu buryo buteganywa n'itegeko rigenga amasoko ya leta, ugira uruhare mu gushyira umukono ku masezerano atanga isoko hatabanje kwakirwa ingwate yo kurangiza imirimo neza. Hari kandi udafatira ingwate ziteganywa n'iri tegeko, utubahiriza ihame ryo kuzigamira leta n'iryo gukorera mu mucyo mu itangwa ry'amasoko ya leta bigateza leta igihombo. Hari kandi utanga isoko rya leta akoresheje uburyo bunyuranye n'ubuteganywa n'iri tegeko kuri iryo soko. Aba bafashwe rero bakaba bafungiwe kuri sitasiyo za RIB zitandukanye zirimo iya Kicukiro, Kimihurura ndetse n'iya Ntendezi, mu gihe dosiye zabo zikiri gutunganywa kugira ngo zoherezwe mu bushinjacyaha. Icyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko gihanwa n'ingingo y'148 y'itegeko nomero 62/2018 ryo kuwa 25 Kanama 2018 rigenga amasoko ya leta. Urukiko ruramutse ruhamije iki cyaha ugikurikiranweho yahabwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 2 ariko atanarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru rwego rw'ubugenzacyaha kandi rukaba rusoza rusaba abafite gutanga amasoko ya leta mu nshingano zabo kujya bubahiriza cyangwa se bagakurikiza amategeko, kuko kunyuranya nayo ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Ubuyobozi bwa RIB busoza itangazo ryabwo buvuga ko butazadohoka gukurikirana uwo ari we wese uzagaragarwaho n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Tugarutse gato kuri uyu Mbyenga Atanazi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, nakubwiye ko yaje muri aka karere avuye mu karere ka Nyamasheke. Ahangaha rero icyatumye bamwimurira aha mu karere ka Rusizi no hari nyuma yuko uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere ka Rusizi yari yashinzwe indi mirimo muri ministeri, hanyuma bigaragara ko ako karere kandi kari karimo icyuho cyaho umwe mu bayobozi bako, uyu yari umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yaramaze iminsi mike yeguye ku mirimo ye ku mpamvu ze bwite. Aha rero babona ko bagomba gushaka undi munyamabanga nshingwabikorwa ariko usanzwe umenyereye akazi. Niho rero uyu Bwana Mbyenga Atanazi yahise yisanga bamujyanye
mu karere ka Rusizi. Njyaringa Batanazi rero nyuma yo guhabwa izo nshingano, amakosa yari yarakoze cyangwa se ibyaha yari yarakoreye mu karere ka Nyamasheke yari yabanjemo niyo atumye akurikiranwa. Tuzakomeza kubakurikiranira bya hafi iby'ibi bibazo cyangwa se iby'ibi byaha aba bayobozi bakurikiranweho, nitugira icyo tumenya ndetse nuko urubanza rwabo ruzagenda, nabyo tukaba turi tayari kuzabagezaho ayo makuru ku buryo bwimbitse. Reka rero ngushimire wowe twari kumwe, nizera ko umeze neza kandi nkomeza no kukwifuriza kugira weekend nziza n'impera nziza z'umwaka. Nizere kuzagira iyi mpera nziza z'umwaka ndetse n'iminsi mikuru myiza yitangira ry'undi mwaka mushya wa 2025. Dusubire ubutaha, bye bye.